ushobora kuba uri kwibaza uti se ko mfite hantavirus cyangwa se itaranangeraho nayirinda gute kugira ngo itazangeraho inzahaze. Reka tuganire ku bintu ushobora gukora by'ibanze kugira ngo wirinde hantavirus. Ni indwara iri danje, ni indwara yica, ni indwara yangiza ibihaha, ni indwara yangiza impyiko, ni n'indwara isiga ibintu bimwe na bimwe mu buzima cyangwa ingingo zimwe na zimwe mu mubiri wawe zidakora neza cyangwa se zitameze neza. Icya mbere ugomba kwirinda kwegera imyanda y'imbeba, amahurunguru, inkari, amoya y'imbeba, aho ziba mu byare na hehe hose. Ibyo bintu nibyo bya mbere ugomba kwirinda. Ibyo nibyo bya mbere ugomba kwirinda kandi ukabishyira mu bikorwa, ukaba aware y'ibyo bintu, ukamenya niba neza koko uri kubikora. Ikindi ntugasukura umukungugu w'imbeba ukoresheje, hari ibyo bita vacuums cyangwa se bino ari utuboro abazungu bakoresha barashyira nko ku matapi tukagenda duhuha imyanda. Ariko twe hano muri Africa of course nabyo dufite, dukoresha imyeyo n'amatorosho n'ibiki byose. Rero ubwo ntabwo navuga ngo irinde gukoresha iyo vacuum stuff ukora isuku, ahubwo nakubwira ngo irinde gukoresha n'iyo myeyo nta gapfukamunwa wambaye, kugira ngo iryo vumbi riri mu byare by'imbeba cyangwa ahantu imbeba ziri bitaza kugutumukira mu mazuru cyangwa bigatangira nyine bikakwataka bikagutera iyo virus. Ikindi, ikoresha gants cyangwa mask mu gihe usukura ahari imbeba. Mu gihe uri gusukura ahantu hari imbeba, gerageza wambare mask cyangwa se wambare n'amaga mu gihe uri kubona ko uraba in contact cyangwa se ahantu ugiye gukora isuku uri buhure cyane n'umwanda w'imbeba, ugerageza wambare mask n'agapfukamunwa. Ikindi, funga imyenge y'imbeba zicamo cyangwa se ahantu imbeba zinjirira. Urabizi hano muri Africa tubana n'imbeba mu nzu. Hari ahantu uzi ngo wenda niba ari muri Coastara hari imbeba irahaca, niba ari mu mwenge hasi hari imbeba irahaca. Yes, ukaba uhazi neza rero kugira ngo wirinde ko iyo mbeba ishobora kukuzanira iyo virus. Sa nkaho upfutse iyo myenge, urinde imbeba kuba zakinjira ahantu murara cyangwa se muba. Ikindi, bika ibiryo neza. Hari abantu batagira umuco wo gupfundikira ibyo kurya, hari abantu bagira umuco wo kuvuga ngo niba barangije gukoresha amasafuriya mu gikoni barasiga ibisafuriya birangaye, imbeba nyine zigende kwa kundi zigende ziri gushaka ibyo kurya mu majoro, zigende zibikoremo amajanja yabyo zibikoremo. Cyangwa se n'ahantu abantu babika ibyo kurya muri stock, ukagenda nyine ntukite ahantu imbeba zishobora kwinjirira in contact, ahantu imbeba zishobora guca, ahubwo ukagenda nyine usa nkaho uri kwirebera ibindi bintu tutazi cyangwa se ntazi, ntubashe gupfunyika ibyo biryo byawe neza. Rero niba utabikora, bikore kuko bizagufasha kwirinda iyo hantavirus. Ikindi, sukura ahantu hadahumeka, sukura ahantu hasa nkaho hafunganye witonze, kuko aho hantu hashobora kuba hari uwo mwuka mubi, iryo vumbi ry'izo mbeba, bikaba byagutera kuba warwara iyo hantavirus. So rero ibi ni ibintu ugomba gukora by'ibanze kugira ngo wirinde kuba warwara hantavirus. Cyangwa se hantavirus, ndakeka ibi ari ibintu byagufasha kuri ubwo burwayi tugiye kuyogoza isi. Ngiye nkibyumva nari nagize n'ubwoba ko dushobora kujya muri lockdown again, ariko nkibona ibyo kuri BBC batangaje, hari umudokiteri ari kubisobanura, ndetse no kuri RTV nahise ntangira kumva icyizere kije. Ariko mbere yo kugira ngo uzahazwe n'ikintu, virusi ni ikintu kibi, ahubwo washyira imbaraga nyinshi mu kubyirinda. Ibi byose navuze haruguru byagufasha abantu tugira umuco wo gupfundikira ibyo kurya, abantu tugira umuco wo kwita ku kintu kijyanye n'ikintu kijya mu nda, noneho kiri we in contact n'imbeba. Gerageza ubyirinde, gerageza kuko iki ni igihe ubuzima ni ikintu kigoye kukimaintaininga, ariko ni ikintu cyoroshye ku rundi ruhande. Rero menya icyo ugomba gukora hakiri kare, wirinde iyo hantavirus hakiri kare. Ibyo byose ubyirinde, bizagufasha kuba utagira izo ngaruka zo kuzagira ingaruka z'impyiko, ibihaha, ubuhumekero, amaraso, imivuduko y'amaraso n'imitima ahazaza. Rero gerageza wirinde, gerageza wiyiteho. Byose navuze haruguru ubikore. Then niba utarasubscribing, usharinge ku bandi, ukomentinge ikindi twazaganiraho, then like niba utarakunda ikiganiro. Thank you.